iyi video uri kureba hanga kuri screen zawe nimwe muri video zatunguye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga kubera ukuntu Eric Senderi rwose abantu mu burasirazuba bari bamumereye ubwo yarari gukora stage umunsi w'ejo ndetse n'umunsi w'ejo bundi ubwo yarari muri Kirehelesi cyangwa se amasiganwa abereye Kirehe nyuma yuko habaye UCI cyangwa se International Cyclist for International. Uyu musore rero akaba yitwa Eric Senderi, akaba yarahururiwe n'abantu benshi ku buryo rwose akimara kubaririmbira bitewe n'ukuntu bari yatinze ni ibintu bishobora kugutera ubwoba. Uyu musore nawe yagize ubwoba ubwo yarari kuri stage, yanga kumanuka kuri stage ati polisi daso cyangwa se security muze munabari rwose ibintu bimeze nabi, abaturage ndabona bashagaraye. Ni nyuma yuko abagabo bagaragaraga nk'abasinzi cyangwa se abafana ba APR bari bameze nabi imbere y'uyu musore ndetse n'abafana ba Rayon Sport. Uyu munsi rero watangaje abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga aho bibazaga bati ese Kirehelesi yaje guhinduka igitaramo ndetse n'abahanzi gura n'abakunzi babo. Iyi Kirehelesi yajemo abantu b'abastari bagiye batandukanye, hari abamamaye mu sport, hari abamamaye mu muziki ndetse n'abamamaye mu bintu by'ubukire. Ahanga rero baboneyeho kwamamaza inzoga kabisa, inzoga musanzwe muzi, ariko nanone bamwe mu bastari bari baje, hari uwo muzi nka Kayishema ukora kuri RTV cyangwa se kuri televiziyo Rwanda ukora mu rubuga rw'imikino. Naga ariwe gusa wari ahubwo ari n'uwo twakita nka Karera muramuzi ukora kuri BTN, akaza uwo bita Jihad muramuzi umushu Jihad umushu nawe rwose ari yitabiriye. Murabona ahangaha rwose narindi kugifoto nawe, akaza n'undi muntu kabisa urenze kabisa Eric Senderi. Haje Mico the best ndetse haje abantu benshi, haje umuyobozi wa RBA, haje abastari balenze. Mwibutsa ko kandi hari n'abasore bo muri Kirehe twahasanze rwose, abasore bo muri Kirehe bafite impano. Hari itsinda ry'abana naryo ryari rihari rwose riri kudususurutsa, murabibona ukuntu ryabyinaga. Hari umuhanzi wo muri Kirehe rwose witwaga Lake, nubwo wenda atabashije kuba yaperforminga ku munsi wa mbere ariko wa kabiri ndabizi ashobora kuba yarabikoze. Kirehe rero byari bitangaza gusa aho umusore rwose uzwi nka Eric Senderi abafana bamushagarariye nyuma yuko yari abemereye imipira n'ibiki byose. Ubwo ibintu byaje kurangira nabi rero baje kumutera amabuye. Urumva ni ibintu byatunguye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati man twagize ubwoba kabisa Eric Senderi, twaje twifuje kumubaza uko ibintu byamugendekeye, gusa nanone wabonaga ko ari ibintu bimuteye ubwoba. Ahanga rero muri kubona n'abafana rwose bari bamumereye nabi bavuga ati mutanga inzira bro, mutanga inzira umustar cyo, ariko Eric Senderi yanga kumanuka aravuga ati wapi. Byatumye twibaza ikibazo rero gikomeye, ubundi Eric Senderi yatinyaga abantu bo mu Gisaka, yatinyaga abafana be cyangwa se yatinyaga ko wenda byaba ari birara bishobora kumugira nabi. Ibi rero byatumye tubyibaza kandi nawe ndabyibajije, gusa nitubona uko duhamagara Eric Senderi tuzamubaza ubundi byagenze gute. Ndabizi ko nzojyanga bategurira kuri iyi nkuru. Amasiganwa rero yagenze neza Kirehe rwose, abavaga kuri stade Amahoro berekeza mu karere ka Kirehe ari naho bagomba gusoreza, ndetse amasiganwa baye bwa kabiri baturukaga ahantu bita ku Rusumo berekeza mu karere ka Kirehe n'ubundi berekeza Nyakarambi cyangwa se mu karere ka Kirehe. Hano uciye kuri Maison d'Ogene ugahita uzamuka ku karere, na ahantu heza cyane, na ahantu hari ibiti byiza ushobora gutemberera, hari indabyo nziza, hari jaride ikorerwamo ubukwe ndetse n'ibindi byinshi. Na ahantu heza cyane rwose ushobora kuba wanasura. Mwibutsa ko iyi ni Kigali TV show, wahageze rwose ukumva gukanda subscribe kugira ngo ntugakomeze gucikanwa n'inkuru nk'izi ngizi. Ahangaha tubahereza rwose nge nitwa Justin nk'ibisanzwe, aho ngenda nkugezaho updates zigiye zitandukanye, kandi ngira ngo naberetse n'ibyabereye Kirehe rwose, udushya twabereye ibyo byose nabiberetse muri video ndetse mbereka n'igitaramo cya Eric Senderi. Ahangaha rero niho nababwiraga ukuntu ibintu byari bimeze. Iyi ni nka report. Mbibutsa ko kandi niba utarakanda subscribe nyamuneka bikore kugira ngo utazagicikwa n'ibiganiro nk'ibi bica kuri Kigali TV show, aho tuzajya tubaha inkuru zabaye mu myidagaduro. Ni inkuru rwose tuzajya duhuriraho, kandi nago ari inkuru gusa z'imyidagaduro n'imisango nyarwanda. Hari ukuntu waba ufite ubukwe, hari ukuntu waba ufite ibyo byose, duhamagare tugufashe tukurekodingire video, tugukorera amashusho meza. Kandi si ibyo byo gukora amashusho gusa, kuko rwose dukora ibintu byadanje, dushobora gutanga inkuru za nyazo cyangwa se inkuru zabaye mu myidagaduro, imisango nyarwanda ndetse n'ibindi byinshi. Aha ni kuri Kigali TV show, kandi icyo urakizi nago nakirirwa nyikwibutsa kuko niba ari ubwa mbere rwose uje urakizi pe. Dusubire inyuma. Ayo,